Yes, mbahaye ikaze kuri film zacu aho tugira tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye yewe n'amafilime agiye atandukanye. Amazina yanjye banyita Prince nawe nditwa Prince, bisobanuye ko dufite amazina asa ariko inkuru zacu z'ubuzima ziratandukanye. We witwa nde? Reba muri kamera, abantu bari gushaka kukureba kuko ngiye ushobora kuba wenda ukunda kundeba nubwo abanyarwanda batari babizi. Uwase Alice, Uwase Alice ni muntu ki? Mm. Mm. Uri umusizi. Watuha imboni yawe cyangwa se uburyo ki uri kubona ubusizi bwawe, urabubona buri kuva he buri kugana he mu Rwanda rw'iki gihe? Nyirarumaga Alice. Yego. 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 Watangiye YouTube channel yawe guhera ku muntu 0 ku muntu umwe cyangwa wakoresheje YouTube channel wenda ifite numbers ziri hejuru, imibare iri hejuru? Urabona abantu barabyakiriye gute muri komanteri, gute igisigo cyawe cyari cyerekeye kuki watubwira? Umwana warabuze kuko yihakikare. Yego. Hanyuma rero akagira ikibazo kijyanye n'agahinda, kubabara. Barimo baramubwira inkuru nyuma y'aho amaze kugenda. Waduha wenda incamake wenda nka stanzas nk'ebyiri? Agahinda gashira akandi gashikira. Reka ninigure nimba iteka ibari inka tuvone umunsi ntirijoro ngira nti dawe ibyawe birandenga bikandaza rubunda amarira akanzenga ishavu rikanshoka amarira akibura munsi. Great. Kuki abantu benshi iyo bari gutangira urugendo rwabo ajaze kariyeri ijyanye n'ubuhanzi bakunda gutangira ku bintu bibabaje? Kandi nawe numvishe inkuru yawe wavuze ko wakise igisigo cyawe cya mbere nk'uko bivuze kimaze iminsi ine kuri YouTube channel yawe. Trailer yawe imaze iminsi 7 ariko numvishe harimo numvishe harimo agahinda kenshi. Why ko iki mwese mutangira mu bintu byo bibabaje? Ya nakabura imvano nakuntu inganzo cyangwa se biri kuri film zacu aho tugiye tubabera abaturage batandukanye kandi twifuza n'amahoro y'Imana tugiye kubana nawe. Uyu munsi nabazaniye umutumirwa ariko nanone nanjye banyita Prince nawe nditwa Prince, bisobanuye ko dufite amazina asa ariko inkuru zacu z'ubuzima ziratandukanye. Uwase Alice. Amazina yawe ya gihanzi yitwa Umusizi Nyirarumaga. Umusizi Nyirarumaga. Ntabwo umuntu ashobora kuba yagira kwibaza ngo ushobora kuba izina Nyirarumaga wararikuye kuri Rumaga? Oya. Kugira ngo wenda watire attention. No. Umusizi Nyirarumaga ni izina ry'umusizi wabayeho bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba ari umusizi wazanye ibintu bijyanye n'ubusizi. Mbere byabagaho byitwa ibinyeto ariko bikaba ari ibisigo bigufiya cyane. Hanyuma ubwo Nyirarumaga yazaga kuba yacumbikira Ruganzu Ndori agana mu mwaka w'1510 nibwo rero Ruganzu ubwo yamaraga gufata ingoma maje kwima mu Rwanda yahise ajya Nyirarumaga umugabekazi wiwe. Yahise amugira umugabekazi umutsenderano. Noneho rero Nyirarumaga kuko yabonaga amateka ari kugenda akendera nibwo yafashe gahunda azana ibijyanye n'umwuga w'ubusizi. Aribwo yahimbaga igisigo cya mbere akita umunsi ameze imiryango yose.
birumvikana kandi ni na byiza pe. Aya mateka wayize mu ishuri cyangwa hari udutabo wagiye gusoma ku ruhande we? aya mateka ngewe ntabwo nayagiye kwiga mu ishuri, ahubwo ngewe amateka narayasomye kuko nabikundaga kuva kera. Yego. ngewe narabisomye kugira ngo menye amateka. Watubwira nk'udutabo wenda wagiye usoma kugira ngo niba ushaka kumenya ayo mateka, kuko amateka uvuze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu Na cumi. na cumi, mpita numva koko ni igihe cya kera n'umuntu wakubwira ayo mateka aka kanya yaba yarayabwiwe nawe. Yego. Usibye ko umuntu yayasoma biragoye cyane yuko wabona umuntu wari uhari icyo gihe. cyane rwose ntabwo wamubona. Icyo gitabo bakitaga muri iki? Igitabo nasomyemo amateka ya Nyarumaga ntabwo ari igitabo kimwe, hari igitabo cy'ibisigo nanjye nagihawe n'uwitwa Tuyisenge, nawe ni umusizi, amereza ibitabo bijyanye n'amateka, ibitabo 5. ariko mbere yaho nasomye Inganji Karinga, nsoma edisiyo ya mbere, nsoma iya kabiri, nsoma ibijyanye n'imihango ya kera n'imiziririzo. Yego. None icyo gitabo rero ni igitabo kirimo ibisigo byinshi ndetse bya kera cyane. Harimo ibisigo by'ibyuma, hakazamo n'icyo gisigo umunsi ameze imiryango yose. Ibisigo by'ibyuma. Ibisigo by'ibyuma duhaye kategori ebyiri bitandukanye, wabidutandukanya kugira ngo utazi ibisigo by'ibyuma n'ibisigo ni ibisigo by'ibyuma, ni ibisigo byahimbwe bitewe n'urubanza rwari rwabayeho rujyanywe n'umucuzi ndetse n'uwari waje gucurisha. Hanyuma umwe yaje gucurisha, undi ngaramurangarana bitewe n'uko ngo hari ibyo yari arimo, hanyuma undi ajya kumurega ibwami, amurega mu gisigo, n'undi mu gusubiza nawe amusubiza mu kindi gisigo, akaza ibisigo 7 ari byo bisigo by'ibyuma. Harimo icyitwa ngo ibyuma bimerera abami, ibyuma bitsindira abami, urugamba rwagombye bakuru, n'ibisigo bya kera cyane. Ibisigo bya kera cyane. Yego. Hari icyo waba uzi mu mutwe n'ibyo bisigo by'ibyuma? Ibisigo ndaturamo wenda light n'ibyo. Igisigo nakubwira ni igisigo cya Nyarumaga kivuga ngo umunsi ameze imiryango yose, abinsiri bama mu ndeka bakibyara uruhatsi, ngo ye mugondo woroswaga ku mugomba byoma. Akaba ari igisigo cya Nyarumaga avuga ubwo ahera kuvuga ngo umunsi ameze imiryango yose. Akaba uwo yavugaga yitwaga ngo Nyamususa, akaba yari umugore wa Gihanga ngo Mijana. Umuntu yatubaza ngo amateka koko turi kumva yazi, ariko nanone twareba isi y'aka kanya, gerageza gute kugibamo ugifite ubushake bwo gucukumbura hashize, nyine sinzi iyo ndiko nabikubazamo, ariko nanone wenda ndakubwira muri ubu ni gute usanisha n'ubuzima bwa kera ububuza gute n'ubw'aka kanya ukabubamo, cyane cyane ko muri iki gihe abakobwa benshi ni abanebwe mu gusoma, ni abanebwe bashaka ubuzima bworoshye, bashaka ibintu byose byizane, ariko kuba wowe ushakisha, ucukumbura, wiga, ukamenya, watugenda uburyo ubwo buzima iyo buba bumeze kure. Ubuzima buba buboringa iyo ukibitangira, ariko ndi kugira ngo ubwiye ko iyo ufite umutima ushaka nta cyakunanira. Nkanjye natangiye nsoma mpereye hasi cyane, nkiri umwana nkunda gusoma ibitabo, ndabikurana ngera muri segonderi ngisoma ibitabo, anti nawe nibwo naje kumenya Nyarumaga, menya uwo ari we. Ndavuga ngo kuki wayinoti abana batazakura, nkavuga ngiye kuki ntafata iryo zina rikagumaho nkarigumana aka kanya, maybe ko hari n'undi wazaza nyuma yanjye nawe akarigumana kugira ngo Nyarumaga atazibagirana. Muri make musigasire ibigwi byiwe, cyane cyane ko afite n'ibigwi cyane rwose. Nanone umuntu yakwibaza ngo nk'abo Nyarumaga umaze kugira projet zingahe sofa ziri hanze? Ubu nonaha mfite projet imwe yitwa Agahinda, ariko mu minsi yego hagira na album zigera nko kuri 3 tumaje kwandika, ari nazo ndi kuri coding ubu ngubu. Album? Yego. Zawe? Zanjye nanditse. Ifite ibisigo bingahe?
imwe igiye ifite ibisigo 14 14 14 yego nibaza ngo ubundi inspiration uzikura inspiration iva kuri history yacu ubuzima bwaragiye unyuramo nanone inspiration ikava ku mutima w'umuhanzi buri muhanzi wese yabyumva akura yumva afite ubuhate n'ubushake bwo kwandika iyo nyota niryo rari ufite ryo kuguma wandika niryo riguma riguteza intambwe ukomeza ugenda byiza cyane ariko none murakibaza aho dutandukanyiriza umuvugo n'igisigo k'abantu benshi bibwira ko bakora imivugo tukumva yuko ngo iguma bakora imivugo ariko mwe mwaje mutubwira ngo ni igisigo mubi dutandukanyiriza gute ibisigo n'imivugo ahantu bitandukanyira nkiri muri segonderi hazaga amarushanwa tugiye kuvuga kuri sida bakavuga ngo ntitubandikire umuvugo igihe cyo kwibuka kikagera ku ishuri bakambwira bati tugeze mu gihe cyo kwibuka kandi arabizi tuzaba dukeneye umuvugo nkandika umuvugo ni ikintu umuntu akubwira akaguhereza sije ugomba kwandikaho ukaza ukambwira turugero ngiye mfite ubukwe ndashaka kunyandikire nyine ikintu nzabwira umukunzi wanjye kuri uwo munsi ngiye nk'umusizi ndagenda nkicara nkakwandikira umuvugo ariko iyo nicaye iwanjye mu cyumba nkumva nkagira inspiration iza maybe nagahinda maybe ni ishavu maybe ni ibyishimo icyo kintu mvana muri ayo marangamutima yanjye bwite nkacyandika kivuye ku mutima icyo nicyo bita igisigo noneho umuvugo ni wewe unzi nk'umwanditsi waza ukambwira ngo ni nkwandikire hanyuma nkakwandikira icyo nicyo cyitwa umuvugo muri make bitandukanye n'ikintu kimwe cyane rwose kimwe ni request y'umuntu aguhaye ikindi ni request yawe ikindi ni request na gishingiye kuri wowe gusa biragoye cyane yuko imivugo ushobora kuzasanga ari myinshi yenda gusa ariko nta gihe uzasanga umusizi yanditse igisigo gihure n'ikindi cyundi musizi nawe azandika igisigo nk'icya wa wundi ntago bibaho kuko amarangamutima yacu aratandukanye ubuzima tubayemo buratandukanye aho tunyura haratandukanye niyo mpamvu twebwe imyandikire y'ibisigo ibitandukanye n'iy'imivugo cyane akantu kamwe mugiye tubwira ngo ufite projet iri hanze tubwira na YouTube channel yuko ari Nyirarumaga yego abantu bagomba kujya kuyireba tubasaba ko bagomba kujya kuyireba bagatanga igitekerezo kugira ngo bakomeze kuguha motive ni ukuguha iki mu Kinyarwanda ubwo motive ni mu Kinyarwanda ni ukumereza icyizere icyizere kumereza icyizere cy'uko wakomeza ugakoresha gukomeza kuba ariko umuntu yatubaza afite yibaza ngo nta kuntu watubonjaho gatoya tukumva icyo gisigo cyawe kiri kuri YouTube channel Nyirarumaga mu byo wenda ajye no kumva wose ariko nanone umuntu wakoresheje ntacyo bitwaye reka niniguriye intimba iteka ihora intera intota ijoro n'umunsi mperera ijoro ngira nti ndananiwe dawe ibyawe birandenga bikandaza rubunda amarira kanzenga ishavu rikanshoka amabere akikora ntonse amabere akikora nonsa ako gahinda ntabwo gashingiye ku nkuru mama of course ubona gute gufata ubuzima bwawe bwite ukabushyira neza ukabwandikamo cyane cyane ko wenda Imana iri gucirigita then in the end ukaba wabushyira hanze uba wumva nta ngaruka byazagutera like sometimes no bitewe nuko ibisigo ni ibintu twandika bituvuye ku mutima ndetse ubuzima mba ndi kunyuramo ntabwo ari njye njyenyine uri kubunyuramo hari abana ibihumbi rwose bari hanze nabo babuze ababyeyi bakiri batoya hari ababuze ababyeyi bakivuka hari ababuze ababyeyi afite imyaka 5 hari uwawubuze akiri under 18 nkanjye ariko byibura iyo mvuze nkasora kino gisigo cyitwa gahinda nkavuga uburyo nabaye mu gahinda kanjye nkavuga n'uburyo nagasotse mu ngubu meze neza bihereza wa mwana wo uri hasi nawe ukiri aho ngaho narindi icyo gihe bikamuhereza imbaraga zo kuzamuka maze kingana iki ubuze umubyeyi imyaka 6 ndumva byari ubuzima bukomeye cyane
ariko si ize challenges bavuga ngo mu buzima bwanjye sinzazira wahuye nazo. challenge zibaho kuko njya mbyibuka nkiri mutoya ntabwo nari nzi nyine kuryama kwa kundi ufata inzira ngo ugiye kuryama ujya kuryama nyine papa akaza akambwira ati jya kuryama kuko azi ko nari businzire akaza akaba ndi iruhande kugeza igihe nsinziriye mu gitondo akaza kuza kureba nka saa 9 saa 10 kareba ko niyoroshe neza nkajya byibuka ndi ku ishuri uburyo yansuraga kansura nko mu gihembwe 2 3 ariko nanone nyuma yo kugenda bya bindi byose wabonaga za care za intention byose yabirangiraho kabone niyo wasigarana umubyeyi umwe nawe ameze nkaho adahari bitewe nuko yari afite responsibility zimwe zo kukwitaho afatanije n'undi muntu none wa muntu ntagahari agiye kusiba cyacyuho cyuko nawe adahari bitabiba ngombwa yuko ku myaka ikiri mitoya cyane ntago byaba ari igitangaza ubayeho nk'imfubyi kandi ukimufite nawe agihari ni agari igitangaza kuba nawe watangira kwimenya ubwawo ku kanya uhita ukura. Biragoye cyane ntabwo bigeze bisanga uri kubura ibintu runaka bigakuba byabaye impamvu cyangwa byabaye impamvu ko wadushobora kugeza ibyo bintu narabibuze cyane nk'abakobwa dukenera kwambara neza biragora pe kwisanga wari umwana uzajya wambara inkweto buri gihembwe bakugurira inkweto nshyashya bikazagusaba kuzambara inkweto imyaka 2 cyangwa 3 biragora ariko nanone uzi icyo ashaka nagafata icyo abonye nafashe namenye ubundi bwenge nunguka ubundi bwenge nyanyibuka ko nko ku myaka 17 n'itandatu nibwo natangiye kumenya ko kamambiri nzambara njye uzazishakira ntangira kumenya ko nyine souvenir saza nzamenya hiri buve handi nkamenya ko mu kiruko niba ntashye mwabizi abantu bacuruje ibiseke ku muhanda gacuruza imineke ibyo nkabikora cyane rwose muri vacances natashye kugira ngo ndebe byibura yuko nzabona inkweto nzazijyana ku ishuri igihembwe gitaha. Abagabo cyangwa se udusore twagiye tuguvuga kugira ngo wenda tugerageze koroshya ubuzima bwawe kugira ngo nawe ubone babone icyo bashaka kuri wowe nawe ugira icyo ubona kuri wowe. Njye ntabwo byabura nk'umukobwa ariko se kuki wewe wabemerera ubizi ko nyuma y'iminsi mike ibyo ngibyo ubibonye ushobora kwisanga utwite ukisanga uhetse bwa buzima bwari bubi noneho bukaguhindukira ukuzima cyane. Ako kari bake cyane batekereza like muri ubu buzima cyangwa se muri iyi minsi ubona yuko ibibazo bigenda biba byinshi cyane yo mu bakobwa ugasanga abantu bari guhemuka gushaka ubuzima bworoshye. Ubuzima bworoshye ni bwiza pe njya mbibona n'ababubayemo ukuntu babayeho avuga ni Imana n'iz'abandi bana ariko nanone n'iz'abandi bana gusa nanone hari ukuntu njya ntekereza ninjye wanditse igisigo nyita agahinda nkajya ndeba agahinda kose nagize n'ubuzima bwose nagiye nyuramo namaje kubona ko nta gahinda karuta ko nanyuzemo ariko nanone ntekereza yuko umunsi nisanze nasamye nkisanga muri njye harimo ikindi kintu umwana of course kuri njyewe rero nagaruka umwita ikintu ariko umunsi muri njyewe nisanze harimo ikindi kintu kitari njyewe njyenyine naje gusanga ko ako gahinda mba ndi kuvuga nzaba ntarakabamo cyane yuko turabizi hanze hari uburyo bwinshi ushobora gusama yego n'inda ntunabyare ibyo birashoboka abakobwa turabikora ariko nanone oya mvuze turabikora kuko umukobwa umwe atukisha bose ariko nanone
aya ntabwo nabikora aracyari kare cyane, ariko nanone ntabwo wafata ubuzima uba warabayemo bumeze nk'ishuri ngo ukomeze wijyane mu ishuri kandi uri mu kigero uri kurangiza. Ni gute wakomeza wijyana mu ishuri kandi imbere ubona uri kugraduating uri kuva mu ishuri? Muri make ni gute wakomeza kwisibiza kandi ufite amanota yo kwimuka. Ariko se wenda tugarutse nanone ku bintu bijyanye n'ubuhanzi bwawe, ibyo challenge zirahari, ufite management kakanya bihagaze gute muri kariyeri yawe, kugenda n'umuntu uzakubona akabona like arifuza kugira icyo yagufasha, abe yagira n'uburyo nyine yakubonamo, abe yakora none avuga ngo afite icyo azi ari buze kubera avuga ati wenda nta manager uhari agufasha, cyangwa se avuga manager ahari ariko avuga ati uno muntu yakenera n'ibindi kuzamura kariyeri yawe kugira ngo wa muntu ukomeze gusigasira umuco w'abasizi n'abakora imirimo. Njye nta management mfite, meze nk'aho ndi kwikorera, ariko nanone bitewe n'uko mu buzima bisaba communication kubaho muri nosi. Communication mvuga nayo igisigo cyanjye cyakorewe muri Gasuku Media. Gasuku Media kuri bafasha abahanzi mu bijyanye no kuzamura impano. Ntabwo ndi sure yabyo neza, ndavuga kuri wowe uko byageze ngo kugira ngo cyane rwose. Nta mafaranga biba gusa ntayo. umuntu ashobora kuvuga ati wenda ubeshya cyangwa se bagukoreye audio bagukora na video without any penny, nta mafaranga n'atanga cyane rwose. Communication yawe, approach wakoresheje cyangwa se niyo nzira wanyuzemo kugira ngo kumveke management yawe. Ndakeka iyo projet nakoze ya mbere yari meze nibwo nari nyitangira, ndishuwane nayikoze nyine kugira ngo arebe koko talent nibihari. Ndakeka niyo watanganuza comment ziri hejuru yayo, ubwo nibwo nari nyitangira kugira ngo amenye se koko ibintu mvuga koko nibyo. Twaravuganye anyemera ko twahura duhurira hano kuri studio, uwo munsi mpita ndikodinga audio, next day ngarutse dukora video. Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu by'agaciro kuba hari abantu bafashwa nk'amwe, then at the end mukaza gutanga credits ukavuga ati ibintu byagenze neza cyane. Nihe nama wagira urubyiruko muri rusange cyane cyane by'abakobwa tugara ku musozo cyane cyane? Inama nagira urubyiruko cyane cyane abakobwa, ikintu cya mbere kiba ari agaciro kawe. Burya ikintu cyose uzahabwa kizaba kingana weho n'agaciro kawe aho kagarukira. Agaciro kawe kukagumaho ukagahagararaho, nicyo cya mbere. Agaciro ndi kuvuga ntago ari ukwambara neza, ntago ari ukugenda neza. Agaciro ndi kuvuga ni wowe mukobwa ubwawe, wowe agaciro wiha. Ako gaciro rero niko kazakuzanira ibindi byose. Harimo kwirinda, akabamo kwifata, kwihesha agaciro ubwawe. Urakoze cyane. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga wabyumva then bifuza kuzajya bakomeza gutekereza nawe bakazajya kuri izo mbuga nkoranyambaga kugira ngo bagusapotinge kugira ngo bafatanye na Gasuku Media kuzamura impano yawe. Nkoresha Instagram Uwase Alice, Facebook Uwase Alice, kuri YouTube siga comment Umusizi Nyirarumaga. Yego. Abantu bari kudukurikirana tubaza gupininga mu gisigo cye muri commentaire ku buryo wifuza guhita yinjira cyangwa guhita abona icyo gisigo cye byoroshye ahita yibona, cyane cyane yuko tunifuza ko mwakomeza kumusapotinga
5/5 babwira yuko turi kumwe na Uwase Alice akaba ari umusizi akaba yari afite izina rya gihanzi akaba ari Nyirarumaga karasohoye igisigo cye cya mbere bakita Agahinda. Kuri wowe wifuza gukomeza gushyigikira no gusigasira umuco amateka mwakwaprocinga uyu mukobwa mukamufasha tukazamura impano n'ibintu bikagenda neza cyane. Tubanyitaga Prince nawe Dr. Prince cyane ko dufite amazina asa ariko inkuru zacu z'ubuzima ziratandukanye. Kore subscribe kuri Gasuku Media TV, kore subscribe kuri Philips zacu, kore subscribe kuri Gasuku Philips, yewe murakore subscribe kuri Nyirarumaga YouTube channel. Ciao ciao.